Hit up records. Abakurikiye Amahoro Family Panel ndabasuhuje muri aho amahoro y'Imana banye namwe nkuko twabisezeranye ndagarutse ngo tuganire nanone kandi nzahora mbibabwira kuganira namwe ndabikunda biranezeza cyane kubera yuko imwe mu mpano mfite harimo umwuka izindi nyinshi Imana yagiye impa ariko iyo ndi kwikoresha vraiment mba nishimye ku buryo utabyumva rero nzanye ubwitonzi bwinshi ndwayemo akagripe ariko ntabwo nkabuza kubaganirira uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo menya neza icyo umariye abantu maze aba aricyo ukora. Menya neza icyo umariye abantu hanyuma icyo ngicyo aba aricyo ukora. Kwimenya wowe ubwawe ukimenya, warangiza kwimenya ukamenya icyo umariye abandi, ni urugendo navuga ko hari abo rushobora korohera, hari abo rushobora kuba rurerure kubera yuko kwiyiga, mutekereze abize amasomo wiga igihe umara uyiga, abafite abana utangira umwana umujyana mu ishuri ry'incuke ryo twita maternelle cyangwa se gardienne, abongereza bayita nursery, ubundi nkanjye w'umugoronome yo mvuze nursery mpita numva ubuhumbikiro bivuga ngo naho umwana akurira, kugira ngo rero nawe wimenye ngangira motsi habaye iki ntabwo njya kureba reka nkomeze, ariko buri ifite icyo ubonye tu. Kwimenya rero bishobora kugutwara igihe kirekire, kwimenya bishobora kugutwara igihe gitoya bitewe n'imiterere yawe, bitewe n'imibereho yawe no kwiga. Muziko hari abafata vuba, hari abatinda gufata. Kwimenya rero ni urugendo rwo kwiyiga ukamenya ngo njyewe ubwanjye, burya biba byiza umuntu azi kamvuge karuteze ibyiza bye akamenya n'ibibi bye kandi agafite igihe cyo akabikoraho akareba ko hari icyo yabikoraho ngo bihinduke. So rero kwimenya, iyo wamaze mbere y'uko umenya icyo umariye abandi ngo cyaba ari icyo ukora, urabanza ukimenya ukamenya ngo wowe uri muntu ki, ndi muntu ki, maze iki, mariye abandi iki, icyo ngicyo akaba ari cyo witaho. Nk'ubu ngubu ntabwo ari benshi barangeraho banshimira ko moranza nkavuga, ariko ndabizi igihe namaze kumenya ko iyi mpano mfite ishobora kugira uwo yungura. Muri Bibiliya hari umugani uvuga ku bantu bari bafite itaranto, barasigiwe na sebuja, barazifata, bamwe barazihunika, abandi ngo barazikoresha. Njyewe rero iyi ngiyi yanjye ndi kuyigenza, nawe ndifuza kumenya iyawe, hanyuma wamara kumenya impano yawe ni iyo ngiyo yagirira abandi umumaro akaba ariyo ukoresha. So nari mvuze rero mbere y'uko umenya icyo umariye abandi ugomba kwibanza ukimenya, kandi mu kwimenya nk'uko mbivuze ngo ni urugendo. Ndagira ubwire ngo kugira ngo wimenye, wimenyera mu makosa, wimenyera mu bintu byiza. Buri inshuro nyinshi iyo ukora ikintu abantu bakagushima bakakubwira ngo abenshi batafite icyo bari kugucunga kuko hari abantu bashima. Ndibutse ko hari ahantu mperutse gusoma ngo umuntu nagutumira ngo akaba yaguze, ngo inshingano zawe ni ugukoma mu mashyi, ibyo yavuga byose ugakoma mu mashyi, niyo byaba bitamaking sense ugomba gukoma mu mashyi kuko wanyweye cyangwa wariye ibye. So rero abantu nk'abo ntabwo ari bo baguha feedback cyangwa ngo bakubwire, reka mvuge ngo batuma wimenya cyane. Wimenyera ku bantu b'abantu bizera, b'abantu
mutaziranye cyane, ba bantu muziranye cyane ariko uzi neza ko karite zabo zirimo gukoresha ukuri, hatarimo amarangamutima. Hari umuntu uza kukubwira ngo wari wambaye neza, reka mpere kw'icyo, urasa neza, umeze neza, wabikoze neza, wigishije neza, wakoze neza, ariko ari gusasira ikindi kintu ashaka kugeraho. So rero ya mpano ikurimo abantu baza bashima, ya mpano ikurimo abantu baza bakubwira ati wabigenje neza, wabikoze neza, ejo bikongera, nimba ari ibyagirira abandi umumaro, ibyo ngibyo byo bikora. Bakubwira bati rwose iyo waje ukadufasha bigenda neza, iyo wayoboye gahunda bigenda neza, iyo mpano ugenda uyikoresha uyobore gahunda. So rero numara kumenya neza icyo umariye abantu, icyo ngicyo ni cyo ugomba gukora. Kimwe mu bintu dukwiye, ngiye kuvuga ibintu bitatu naho nabisomye ariko nanjye numva ngize umutima wo kubibabwira. Mu bintu tumariye abantu ntabwo harimo, mu Kinyarwanda ndavuga ngo iki, guhora tubarekarama. Nasomye ahantu handitse ngo niba utatumiwe wijyayo. Hari abantu bababazwa nuko abandi batabatumiye. Nimba umuntu atahisemo kugutumira wijyayo. Mu bintu ugomba kumarira abantu rero nta mumaro wo kwirirwa urekarama ngo ntabwo bantumiye, ngo kubera iki batantumiye. Buriya reka mbabwire, umutima w'umuntu, uko umutima wawe ukora niko nanjye wajya ukora. Ugira umwihariko nyine w'igihe cyawe cyo kwitekerezaho. Hari ukuntu rero nk'umuntu aba afite abantu be hafi aho ngaho, wowe ukaba umufata nk'umuntu wawe wa hafi cyane, ariko atari ko agufata. Uwo rero nimba atari ko agufata, wowe icyo umumariye kumufata nk'umuntu wawe wa hafi, ariko we nimba atari ko agufata, ntabwo ukwiye kwirirwa urekarama. Byakire gutyo, ubeho ubuzima bwawe, kandi ntibigucumuze, ntibikurakaze, ntibikubabaze ngo bigukurire umurongo. Nimba utatumiwe nuko nyine uwo muntu impamvu atagutumiye, aho hantu nasomye handitse ngo niba utatumiwe ntujyeyo. Niba batakubwiye wikwirirwa ubaza ngo byagenze gute, ngo harya ni ibiki, ngo kandi nimba bagutumiye ku munota wa nyuma, icara utekereze niba urajyayo cyangwa utarajyayo. Ariko ibyoroshye no kuvuga ko utarajyayo, kuko umuntu agutumiye kubera isoni, kubera ko yumvishe ko wabimenye ko ari gutumira. Hari nubwo yaba yarakwibagiwe, ariko kandi rwose yaragufitiye urukundo rwo kuba yagutumira. So turi kuri ya ngingo ivuga ngo menya icyo mariye abantu, aba ari cyo ukora. Hari ubwo wowe mu cyo mariye abantu ubereho gutumira abadatumirwa, batabonye abandi babatumira. Undi akaba afite abantu, bene abantu bafite abantu benshi, afite room iricanamo abantu 5, muri 5 rero kubera abana n'abantu benshi akabona nturi uwa hafi. Kandi no kuri pe abantu batekereza, bagira amarangamutima atandukanye. So rero icyampa umuntu wese akamenya icyo umaze ikintu abantu bagusarura. Wijya kwirirwa ujya gushaka ibintu byatuma abantu ngo bagushima bishime. Hoye we ishakemo muri wowe ni iki namarira abantu. Mariya abantu kubasura barwaye, mariya abantu kubasusurutsa, mariya abantu kubasetsa, mariya abantu kuba nihangana, mariya abantu kuba ndi umuntu uri aho ngaho utabavugisha uretse ko iyo karite yo ntayizi. Mariya abantu kuba ndi umuntu uri aho ngaho ugaburira abashonje, wambika bambaye ubusa. Mariya abantu kuba nduvura barwaye, utsindagiza barushye. Umaze iki? Icyo ngicyo aba ari cyo ukora. Twe gutinda ku bintu biri aho ngaho gusa, reka mbyita by'amafuti. Urumva njyewe umwaka ushize naramutumiye, maze kumutumira araza muha n'umurimo. Hari ibintu bijya bikereza abagore, sinjyanyena ntavuze ko bagore, hari ibintu bijya bikereza abagore ngo ntibabahaye umukenyero, ngo mu bukwe ngo ntibabahaye umukenyero. Ijya wigirira umukenyero wawe, ku buryo uzananyuza muri mu rugo ukawukenyera rwose. Iwacu iyo mvuka bigezweho gutegura urugori, abategarugori nyine bagategura urugori. None nanjye nararukosheje, ariko umunsi umwe nzanaza hano mbereka abanyarwanda akazi ko bambara. Ngo ntibashyize mu barategura urugori, ntibashyize mu barambara imishanana, ntibashyize mu bararura mbere,
ugasanga abagore ibyo bintu twabitinzeho. Reka nkubwire, ibyo ngibyo ntacyo bimaze. Nawe wawushaka ukawukenyera ukagira ibyo birori. Nkunda no kuvuga ibirori, nabyo biranshimisha ndi kwivuga. So rero niturebe icyo tumarira abantu. Nimba umuntu yakosheje umugira inama, nimba umuntu yakwibagiwe umwibutse ko ukunda ko bakwibuka. Hari n'abantu baba bikunda rwose, umuntu atakwibuka ukumva birakubabaje, bibibutse ubabwire ko ukunda ko abantu bakwibuka, ukunda ko abantu baguha agaciro. Ariko nimba batakaguhaye, ubwo nyine uwo munsi si uwawe. Umuntu wese agira igihe cye. Uri igihe cyawe cyo kuba wakwibukwa n'abantu, ugira igihe cyawe cyo kugerwaho, ugasanga umuntu agezweho rwose, agezweho. Njya nibuka mu bihe bya 2012, batari na 2010, hagati ya 2012 na 2015, hari indirimbo zari zigezweho muri icyo gihe. Harimo iyo njya nibuka nakundaga, ya Knowless ivuga ngo mu muco w'iwacu nta mukobwa ufata iya mbere. Iyo ndirimbo najyaga nyirimba inshuro nyinshi. So rero n'ubu ngubu ubwonko bw'iyo ndirimbo iracyariho, ariko ntabwo wasanga none ahandi kuyicuranga. Wasanga ndi gucuranga izaba Bruce Melody, ndi gucuranga izaba Beni na Chance, ndi gucuranga izambonye n'abandi, kubera ko za zindi zari cyagiye. Natwe abantu niko tumera. Ugira igihe abantu ugasanga baragukunze, abantu bari kukwitaho cyane, ariko nimba none byashyitse ko batari kukwitaho, iyiteho, wimenye, wiremere uburyo bwawe bwo gufasha, bugomba gufasha icyo ugomba kubamarira, ukibamarire, utitaye ko wowe abantu nta kintu bakumariye. Abo batagize icyo bakumarira, it's up to them. Birabareba. Wowe ibyawe ni ugusohoza inshingano zawe. Ibyawe nimba ari inshingano y'urukundo, sohoza urukundo mu bantu. Nimba ari inshingano yo gufasha, ubufasha mu bantu. Nimba ari inshingano yo gusurutsa abantu, susurutsa abantu, kubera yuko icyo nicyo ubereyeho. Nimba warakimenye rero, waramenye, ugize amahirwe yo kumenya icyo mariye abantu, icyo ngicyo kibandeho, kandi urebe ko kiri mu mpano yawe. Kuko nanone hari igihe tujya dushaka gukora ibintu biri kuko twabirebeye ku bandi, twabyumvanye abandi. Banza ubyige, urebe ko ibyo bintu biri mu mpano yawe. Kuko iyo ukora ibintu bitari mu mpano yawe, ucogora vuba. Ushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bikunde. Hari umuntu wambajije mu minsi ishize ngo iyo nicaye imbere ya kamera amagambo mvuga anyakura he. Andimo ntabwo mba ndi kuyasoma, shobora kuba nanditse, mba mfite akajenda inshuro nyinshi nanditsemo ingingo z'ingenzi, ariko ibindi bigenda biza. Impamvu bigenda biza nuko ari ibintu nyine bindimo nkunda. So rero ndifuriza umuntu wese ko yamenya ikintu ashoboye kandi gifitiye abandi akamaro, akaba ari cyo akora. Kandi nkanabibutsa muri iyi minsi hariho ibirori byinshi, nawe utegura ibirori, ariko umuntu niba atagutumiye wikwirirwa ujyayo. Umuntu kuko atagutumiye se mbiye kuvumba, kandi mu Banyarwanda baravuga ngo uhitumiye yitwaza intebe. Nimba ugiye kuvumba nyine ugenda utwaye intebe. Hanyuma kandi ikindi, nimba umuntu atahisemo kukubwira inkuru z'ubuzima bwe, ibyamubayeho nuko byagenze, wikwirirwa ubaza. Gatatu, nimba umuntu yagutumiye ku munota wa nyuma mugahura, ejo mwari muri kumwe n'ejo ubundi hashize mwahura nakavuga ngo yo nguzi ko nibagiye kukubwira ko ngo mfite gahunda izi nizi, yaribagiwe nyine. Ibaze nimba yaribagiwe none ahangaha akaba ari bwo kubonye byibutse, kuko mukubitanye yamaze kurundamo. Urajyayo cyangwa ntujyayo? Ufata umwanzuro. Dukora ibintu biduhesha amahoro, bituma imitima yacu isusuruka, ntitugakora ibintu twumva biri kutubangamira. So turabakunda rero. Hari igihe ubwo wicara kuvuga ati Marita zanatubwire ko iki n'iki, umva topic ya ujye uyinyoherereza, wayinyoherereza muri comment, wanyandikira kuri nimero yanjye, wakwandika muri comment ngo ntayo mfite nayo nkazayiguha, wakwandika kuri nimero ibirimo aho ngaho muri description, nayo nta kibazo, topic yawe nzayivugaho. Kandi niba unashaka kuza tukaganira, ni karibu, ngwino tuganire, twicarane. Ahantu mba nicaye hajya n'indi ntebe irenze imwe, ndetse hajya nyinshi, hari umwanya munini, waza nawe tukaganira. So ndabakunda cyane rero, mukomeze kudukurikira. Bye.